Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Turagusabira umugisha special wowe ubana natwe kuri channel yacu, udushyigikira kumva ibiganiro byacu, kubisangiza abandi, gukora subscribe, gutanga comment. Iyo niyo nkunga yo tugusaba, kandi tugusaba ngo ujye udusengera kugira ngo tubashe gukora uyu murimo, tubashe kugeraho aho ijambo ry'Imana ritaragera. Nitwa Catherine Mutiganda, ndi ku mugabane w'Iburayi bw'Amajyaruguru mu gihugu cyitwa Finland. Niho maze imyaka irenga 26. Nkabashima Imana ko nyikomereye muri uru rugendo, nyikomereye muri iyi nzira tuganisha mu bwami bw'Imana. Kandi nkabashima Imana ku bwawe nawe turi kumwe, wowe udacogora, udacika intege. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo Imana yashyize ku mutima. Mbese navuga ngo ni uburyo bumwe bwo kumva ijwi ry'Imana, uburyo bumwe mu buryo bwinshi, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo Uwiteka afite inzira zisaga 1000 zo gukirizamo umuntu. Ndashaka kuvuga rero mu nzira imwe umuntu yumvamo ijwi ry'Imana. Kandi nkongera nkaba nshaka gukomeza umuntu wasenze igihe kirekire, wagerageje ibyo ashaka kugerageza igihe kirekire, wagerageje business se, wagerageje urugo, wagerageje kubana n'abantu, wagerageje ibintu wagerageje ikintu ariko agatinda kubona ko kigiye mu murongo nk'uko yakifuzaga. Uwo nguwo niwe Imana yantumyeho. Ijambo rituyobora muri icyo kiganiro tugiye kugeraho, ndababwira nanjye ubuhamya bw'umuntu Imana yantumyeho hagashira imyaka 3 ntaramubona, ariko agakomeza agasenga, nanjye nkakomeza ngashaka nkamushakisha. Igihe kigeze mbasha kumugeraho, kandi muha ubutumwa Imana yari yampaye kumugezaho. Ntucike intege rero, ndaje tubiganire. Ariko turayoborwa n'ijambo riri muri Daniel ibice 10:12. Daniel 10:12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, ariko arambwira ati, witinya Daniel. Twashyiramo izina, washyiramo izina ryawe. Witinya Catherine, witinya Isaac, witinya Elisa, witinya wowe izina ryawe nawe warikiramo. Witinya Mukamwiza, witinya Itanga Ishatse, witinya. Aravuga ngo witinya, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Amen. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Amen. Uhereye ku munsi watangiriye gusenga, Uwiteka yumvise gusenga kwawe. Ariko hari circumstances zagiye zitangira ibisubizo byawe, hari ibintu byagiye bibuza ibisubizo byawe kugeraho, hari ibintu byagiye bibuza ku rugo rwawe rukomera, hari ibintu byagiye bibuza ko abana bawe bamenye ubwenge mu ishuri cyangwa bitwara neza, hari ibintu byinshi byagiye bibuza ko ibyawe bigenda neza. Ariko ijambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima ngo witinya, kuko uhereye umunsi watangiye gusenga, kuko uhereye umunsi wagize igitekerezo cy'uko ibyawe byagenda neza, Uwiteka yumvise gusenga kwawe, kandi uyu munsi akuzaniye igisubizo mu izina rya Yesu. Komera rero, kandi akira igisubizo kivuye ku Uwiteka. Reka mbaho ubuhamya rero ntatinze bw'umuntu nanjye Imana yantumyeho, nuko ntinda kumubona imyaka 3 irashira. Ni umudamu nari muzi nkiri mutoya. Ndacyari mutoya, ndacyari umujene, ariko nari mutoya ugeranije n'ubu ngubu. Uwo mudamu rero nari muzi dusengera hamwe, nuko igihe kiza kugera numva ngomba kumushaka. Ariko kubera igihe nari mazi n'ahangaha nibagiwe amazina ye, nkumva mwibuka uko asa, nkumva namudekriva abantu bakamumenya, ariko izina ndaryibagirwa, ndaryitiranya. Noneho numva muri nge ko ngomba kumushaka, ariko sinari nzi impamvu ngomba kumushaka. Ariko nkumva muri nge ndi convicted ko ngomba kumushaka, ariko ntazi impamvu ye. Nuko ndamushakisha, ndamubura, nkabaza abantu, se kanaka wa mudamu umwe wari umeze gutya na gutya, ariko nkavuga izina ntiyitwaga kanaka. Abantu bakambwira bati, umuvuga turumva dushaka kumumenya, ariko iryo zina ntabwo turizi. Ndamushakisha rero, urazi mu myaka yashize na za WhatsApp zari zitaraba nyinshi, amatelefone yanga smartphone yari ataraba menshi, kuko icyo gihe ntekeza hari mu mwaka hagati
y'ibihumbi 2019 ngira ngo na 2022 nibwo namushakishije. Nuko gerageza uburyo bwose bushoboka ngo mushake, ndamubura pe. Abantu mbajije bakambwira bati twaramushakishije uwo muntu tubwira twaramubuze. Kubw'igitangaza rero, haleluya. Hari umunsi Uwiteka kuzanira ibisubizo akavuga ati uhereye watangiriye gusengera narumvise, ariko ni umunsi nkugezeho. Hari umunsi kandi hari isaha y'Imana. Ngira ngo nkomeze umuntu ngo ntucogore gusenga kuko igisubizo cyawe kizakugera. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Nuko uwo mudamu rero reka nzagire kubwo igitangaza cy'Imana nze kubona umuntu twagiranye contact wari utuye muri ako karere, nawe ntiyaramuzi, ariko noneho ndamubaza niba ari umuntu azi uturuka mu nce z'iwacu. Nuko ambonera undi muntu uturuka mu nce z'iwacu. A travers y'uwo muntu nza kumenya amakuru y'uwo nashakaga. Nuko uwo rero wamumboneye naramumubwiye, nawe mubwira nkuko najyaga mbwira abandi, ariko we arambwira ati no, ati uwo muntu ntabwo yitwa gutya ahubwo yitwa ukunguku. Noneho ntangira kujya kuko ukuntu nari narabuze amahoro, naravugaga niba hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ese yapfushije umwana, ese yapfushije umugabo, ese ubwe yarapfuye asiga abana be, none Uwiteka aragira ngo nite kuri abo bana. Numvaga ari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ariho hahandi muri Esiteri ibice ngira ngo ni 6, Esiteri ibice 6, reka naho tuhasome kuko ni ijambo naryo rijyanye n'ubwo buhamya. Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere haravuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ngo bazane igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Amena. Nuko ngo umwami abura ibitotsi. Ni ukuvuga ngo nanjye navuga ngo nabuze ibitotsi. Sinabuze ibitotsi ngo ndeke gusinzira, ariko nabuze amahoro, numva nshaka gushakisha uwo muntu. Ni ukuvuga ngo Imana niba igushaka ikuzana ibisubizo, hari abantu izakoresha. Ndagusengera mu izina rya Yesu ngo Imana nayo igire undi muntu ibuze ibitotsi akuzanira igisubizo. Hari umuntu ufite igisubizo cyawe, kuko ibisubizo tubibonera hano muri iyi si, ntago ibisubizo by'ibibazo byacu tubibonera hano muri iyi si. Ndagusengera rero ngo Imana igira umuntu ibuze ibitotsi, Imana igira umuntu ibuze amahoro, Imana igira umuntu ishyira situwasiyo yawe ku mutima kugira ngo akuzanire igisubizo mu izina rya Yesu. Rero nanjye simvuga ngo nabaye umwami, ariko ndo umwami Imana yakoresheje kugira ngo mbashe kuzanira uwo mudamu igisubizo. Ubwo igihe cyarageze rero uwo mudamu nashakaga baramumbonera. Bamumboneye numva mbese ndaruhutse. Ni nka cyagiye uyu mwami nyine ngo yaburaga ibitotsi ngo bamuzaniye igitabo cy'ubucurabwenge baramusomera, ngo noneho umwami aratangira aracururuka, aratangira yumva ubwo yari yabuze amahoro, ngo bamusomeye icyo gitabo aratangira agira amahoro, agira umunezero, aravuga ati ese uwo muntu wangiriye neza, hari neza we yahawe, hari ubwo twigeze tugira reconnaissance yo kumwitura ibyo yatugiriye. Nuko baravuga bati nta kintu yagiriwe. Ni muri ubwo buryo rero Uwiteka nanjye yakomeje kunshyira ku mutima gushakisha uwo mudamu. Ndamushakisha, tukimara gutangira kuvugana namubajije amakuru, ndamubaza kuko numvaga hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ndamubaza mutwara araho, abana baraho, arambwira ati twese turaho, nta amahoro nta kibazo. Ndavuga ariko se niki cyatumye mbura amahoro, niki cyatumye mbura ibitotsi, niki cyatumye nkomeza kumushakashaka nkaba nari naramubuze? Nuko tuvugana 2 3 nta kintu arambwira. Nyuma rero ubwo nari ndumvuga ntubu wenda
ubwo bari amahoro urumva utangira kwibaza wenda abana babuze minerivare yatinye kubimbwira cyangwa se yikeneye amafaranga nyine yo rimwe na rimwe kugura utwenda twiza. hari umwe wambwiye ati ngewe rwose umpaye ka Super Wax waba ubikemuye byose. ndavuga n'ubu ngiye kureba wenda mugure iyo Super Wax cyangwa mugurire ibiro 20 by'umuceri cyangwa mbese ibintu byoroheje gutyo. niko nibwiraga n'ubwo bari amahoro nta kindi. nuko rero ndimo mbyibaza gutyo ndamubwira ntese twagufasha iki. aragenda arambwira ati nzagusubiza. aragenda anyohereza ka voice message ambwira ati twakoze business turayitangira twagemuriraga hoteli nuko hoteli irahomba irafunga nuko dushakishije indi turayibura kandi iyo business kubera ko ntaho twari dufite tugemura ibintu byahise bipfa. noneho kandi twari twarafashe credit muri banke nuko banke kandi kubera ko igihe cyo kwishyura cyari cyarageze ntitubone ubwishyu niko inyungu zigenda ziyongera. ati none bigeze kuri miliyoni ntari buvuga umubare. nuko arabimbwira ariko abivuga ku kantu kihuse nyine kwa kundu nasubijemo message inshuro nyinshi kugira ngo numve icyo yashatse kuvuga kuko byari ibintu biteye ubwoba. ku ruhande rw'abantu byari ibintu biteye ubwoba. ku ruhande rwanjye cyangwa hari umwe byaba byoroheye bitewe n'ubushobozi afite, hari n'undi byaba bikomereye bitewe nanone n'ubushobozi afite. ariko uko byari kose ku ruhande rwe byari bikomeye kandi no ku ruhande rwanjye ntabwo byari byoroshye. nuko akimara kubimbwira ntago nahise ncika intege ngo mvuge ngo no ibyo ngibyo birakomeye, ibyo ngibyo sinzi ukuntu tuzabikemura, reka dusenge. navuze ntubwo ari Imana yabinshyize ku mutima, ubwo ari Imana yambwiye ngo nimushake yifitiye igisubizo. haleluya. bene data nagira nkubwire ko akenshi nuko tureba circumstance tukareba ibidukikije, ariko iyo Mana iba yagushyize ku mutima, iyo Mana iba yagushyize kanaka ku mutima yifitiye inzira, ifite inzira izakoresha. iki ikeneye nuko wowe uyemerera kandi izagukoresha iby'ubutwari. Imana iguha umugisha. icyo ushaka, icyo ukeneye wowe nuko wemera ikanyura muri wowe kugira ngo ikize umuntu. rero ndasenga mu izina rya Yesu ngusengera ngo wemerere Imana ikunyuremo ibashe gukemurira ibibazo abandi bantu. Amen. ubwo uwo mudamu rero yamaze kumbwira icyo kibazo gihari ukuntu byagenze, ndavuga nti ubwo ari Imana yabivuze izanabisohora, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. nuko ndamubwira rero nti okay, reka dusenge Imana. noneho turasenga, turangije nkoresha rya jambo Nerisa, ngira ngo Nerisa niba Tereriya, nkunda kubitiranya. ubwo hari umudamu w'umupfakazi ngo wamugezeho aramubwira ati umugabo wanjye yakoreraga Imana none yarapfuye, twasigaranye umwenda, none twabuze icyo kwishyura, none barashaka kujyana abana banjye kugira ngo babagire imbata, none tubigenze gute? Elisa aramubwira ati ese hari ikintu ufite? undi aramubwira ati mfite utuvuta dukeya. nibwo Elisa yamuhaye strategy y'uburyo agomba gukora kugira ngo Imana imwishyurire umwenda. uwo mudamu rero ndamubwira none se twakora gute? angira inama, arambwira ati mbonye ubushobozi nagura imyaka mu gihe cy'ihinga, noneho mu gihe nagura imyaka mu gihe cy'isarura, noneho mu gihe cy'ihinga nkayisubiza, noneho icyo gihe ntagenda nunguka. ndavuga niyo strategy ni nziza, reka tuyisengeraho. mu bushobozi nari mfite aratangira arakora, aratangira morali ziraza, aratangira kuko yari yambwiye ati iyo ngiye gusenga ati nakuyo niyo ngiye kurya n'ibyo kurya byabonetse ntabwo mbasha kubirya kuko ntekereza uwo mutwaro, ndeba uwo musozi undi imbere uburyo ki tuzawutambuka nkabura amahoro. ati ubu ngubu mbese nta mahoro mfite. nuko ariko ngo Imana ituma ibwira Daniel ngo uhereye urya munsi watangiye gusenga umenye ko ijwi ryawe ryumviswe. haleluya. kandi igihe kigeze Uwiteka akakuzana igisubizo. uwo mudamu ndamubwira rero akiri ubushobozi nimukore nk'uko nguko. baratangiye barakora, nkagenda mbongereramo barakora. arambwira ati ubu tumaze kwishyura miliyoni zingahe? ati ubu turacyakora kandi turacyakora, turagura
turarangura tukaranguza, nyuma Imana itugirira neza kugeza na n'umunsi wa none ntabwo birarangira, ariko icyo nzi nuko yatangiye imirimo myiza muri twe izanayikomeza. Niba ushaka gukomerezaho naringerejeje naguha kontakte, ariko twiringiye Imana yatangiye imirimo myiza muri twebwe ko izanayikomeza. Ubwo rero ubwo mudamu n'umutware we n'abana batangiye bagira courage, batangira kugira izindi vision, babona ko Imana itabara, babona ko Imana irengera, nuko Imana ibagirira neza. Nanjye ubwanjye ndanezerwa, ndavuga nti wow, nanjye Imana yankoresha nkabasha kugirira umuntu umumaro, kuko Imana ikeneye abantu inyuramo, ikeneye abantu inyuzamo ibisubizo by'abandi. Rero ndasenga mu izina rya Yesu ngo tube abantu biteguye ku ibisubizo by'abandi. Ku ibisubizo by'abandi ntago ari ibisubizo ekonomike by'amafaranga gusa, ahubwo ku bisubizo by'abandi nuko ushobora no kumusengera ukavuga uti ngewe nihaye isaha ya nijoro nzajya mbyuka sengere kanaka kubw'ikigeragezo runaka afite. Ushobora kumugira inama, ubona mu rugo rwe byanze ukavuga uti ngewe ngiye kujya mugira inama tunasengane. Mbese ibyo Uwiteka yakunyuzamo ni byinshi, si ukuvuga ngo ni amafaranga gusa, ahubwo n'ibindi byose Imana ishobora kubikunyuzamo ukagirira umuntu umumaro. Cyangwa se n'umwana ubona umuturanyi wawe, ubona ko mu rugo iwabo batifashije, ntibabona icyo kurya, ukigira inama uti uyu mwana ngiye kujya fata lunch nyimuhe. Cyangwa se ntabona minerval ukavuga uti nanjye reka ngire ako nigomwa nibura ku gihembwe kimwe mwishyurire. Ni ibintu byinshi Uwiteka yatunyuzamo ibisubizo, niba tumwemereye azatunyuzamo ibisubizo, kandi tuzakomezanya, tuzafatanya, kuko twese turabagenzi bajya mu ijuru. Buri wese ntawe ufite byose, mba afite iki ariko nawe ufite iki, wankomeresha muri iki nkagukomeresha muri iki. Gusa icyo dusabwa, reka twemerere Uwiteka atunyuzemo ibisubizo bya bagenzi bacu. Ubu ndashima Imana rero kubw'uwo mwene data, kandi nanjye hari burya iyo ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo ugiriye neza umuntu gutyo ni Imana ubugurije. Imana rero nanjye yagiye inkemurira ibibazo byinshi, yagiye incira imiryango aho inkingura imiryango aho ntayibonaga, yagiye inkorera byinshi, kuko nanjye nabaye ukuboko kwayo. kandi nawe nuko wenda ufite n'ibyo nawe wadusangiza. Niba ushaka kugira ubuhamya wadusangiza, wazanyandikira noneho nkaguha uburyo twanyuzaho ubu buhamya, tugakomeza abandi kandi tukigisha abandi, tugafashanya kugira ngo ubwoko bw'Imana dukomere. Ndashima Imana kubw'ibyo rero, kandi ngusabira umugisha wowe turi kumwe, wowe udufasha, nawe dushyigikire. Icyo wadushyigikiraho nuko yicano yacu wadufasha kugira ngo uyimenyeshe abandi, noneho tunyuzeho ubutumwa bw'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rimenyekane hirya no hino, abantu be gupfa bazize ibyaha, ahubwo tubwirize ubutumwa bwiza, abantu bihane. Ndasengera Mwami umuntu utarakumenya, cyangwa se umuntu wacogoye, umuntu wagize intege nke, umuntu umwanzi yarashe umwamba ukamuhinguranya agacogora, ndamusengera Mwami kugira ngo umugirire neza, umwegure, kuko ijambo ryawe tubwira ko niyo twagwa tuzabyuka. Urakoze Mwami kugira neza. Kandi ndasengera bene data ushaka kunyuzamo ibisubizo kugira ngo ufungure imitima yabo, bagukingurire kugira ngo winjire usangire nabo kandi ubanyuzemo ibisubizo byabo. Urakoze gukomeza kudufasha muri uyu murimo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu. Urakoze Data, icyubahiro n'ubutware by'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Nzambe apambola biso. Que Dieu vous bénisse. See you now, star. Good blessing na the air. Be blessed. God bless you. Amen.